ati wowe umunsi murumuna wa Habyarimana apfa warishimye waravuze ngo byose bizanashira cyewe muganga ngo kandi ngo waranavuze ngo bafite ibizimu bizabamara jewe muganga reka umva uyu munsi ntacyo bakintwaye nakubwiza ukuri ntabyo nari navuze sinanarota ibizimu simbyemera kuko bavugaga ngo naravuze ngo byose ngo ndashaka kuvuga abahutu urumva twahise dusubira mu kazi k'ubuganga ndetse bwa mbere numvaga ntari bubishobore no kubusubiramo kuko iyo uri muganga uri muganga wa bose ntabwo umuhutu ari bwinjire ngo umusubize inyuma ariko numvaga mfite n'ubwoba ko umuhutu wese twahura yanyica. Ugize gutyo wa mugani Madena y'inkamiye uba wa mu ministre umwe rukumbi wari uhari kubwa kera aho ngaho. Tubwire rero ku nshuro ya mbere ubwo uhura na Perezida Bizimungu bibiri ndumva ari we wari riho byahemeze gute icyo gihe wakiriwe gute? Mpura na Perezida Bizimungu byabaye ibintu kuri jye byabaye nka shock mpe ku buryo rwose nanatitiraga nibaza nibi bintu ninjiyemo ni ibiki. Tubwiye ko wavukanaga n'abana 17 wowe wari wa 17 abo bose muri jenoside baje kwicwa. Umuntu utarishwe uretse jye n'uwo wari impunzi umwe abandi barishwe icyo gihe ubu nawe yarapfuye muri abo uko twari 18 n'igisigaye. Nagize amahirwe yo kugira abana beza bakunda kumpoza n'undi rero wasigaye ari wenyine ngerageza kumwumvisha ko atari wenyine ko twese tuhari kandi turi abavandimwe mumbabarire dore ni wowe ubinshubijemo. Nakunda ariko ni hari wavuze ngo ariko ayo marira yabo ntazashira yashira tese. Dr. Odeta Nyiramirimo wavutse mu 1956 ni umuganga wabyigiye akanabigira umwuga. Yakoze imirimo itandukanye muri politiki y'u Rwanda aho yabaye ministre muri ministeri ifite mu nshingano zayo imibereho myiza y'abaturage ku bwa Perezida Bizimungu. Nyuma gato waje gusimburwa na Paul Kagame. Yinje muri izi nshingano mu kwezi kwa gatatu ku mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu kwezi kwa 10 ku mwaka w'ibihumbi 2003. Yaje kuba umudepite ndetse n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ni ya East African Community. Dr. Nyiramirimo wabarizwaga mu bwoko bw'abatutsi yavukiye muri Kinunu mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi. Yize ubuganga medicine muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare aho yaje guhurira na Dr. Jean Baptiste Gasasira umugabo we. Aba bombi baje gushinga ivuriro bise Umusamaritani mwiza ariko abenshi mwari muhazi nko kwa Gasasira. Dr. Nyiramirimo ni umwana wa 17 mu bana 18 bavukanaga neza. Gusa uyu munsi asigaye wenyine kuri iyi si kuko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabamutwaye. Nagahinda katagira kibara kubura abavandimwe bawe bose 17 ugasigara uri Nyakamwe. Byaramugoye cyane. Avuga ko urugendo rwo muri politike rutangira ninjira mu ishyaka rya Parti Liberal. Ishyaka rya Parti Liberal ryatangiye muri 1991 nibwo rero nanjye ninjiyemo. Ntabwo icyo gihe navuga ko nari muri politike cyane ariko buryo umuntu ari mu ishyaka politike abayirimo. Ubwo rero natangiye mpura n'abandi tujya inama. Icyo gihe cyari igihe cy'intambara turwanya ingoma y'igitugu yari iriho. Tuza kugira ibyago bikomeye jenoside irabaye. Nyuma ya jenoside rero birumvikana ko abari basigaye twarisuganije turongera ishyaka ryacu turaribyutsa rirakomeza. Rero nkaba narabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage itariki 20 z'ukwa gatatu
mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo nishimye. iki gihe umwuka wari umeze gute mu Rwanda? Niki cyatumye muvuga muti tugomba gushyiraho parti liberale? Umwuka wari mubi cyane. Navuga ko ubuzima bwanjye bwose nabaye muri iki gihugu nkahurira n'ibigeragezo byinshi bijyanye na politike mbi. Urumva kuva nyiri umwana ntaragira n'imyaka 4 nkabona batwika inzu, badutwikira, tukagenda tukajya kuba mu bihuru, abantu bakaza bagafata inka bagakubita umupanga hariya, inka bakayirya, na nyuma ababyeyi banjye bakongera kubaka, bakongera bagasenyerwa. Mbese bwari ubuzima bwa politike mbi muri iyo myaka. Iki gihe ubona ibyo ngibyo muri iyo myaka, ubwo urumva banyu n'inzu bubatse nabwo bakongera kwisenya, hari muri iyo myaka. Badutwikira bwa mbere hari muri 59. Tumara igihe kinini rwose tuba mu bihuru twihisha. Ababyeyi baza kongera barasana, ngo barasana bubatse ndi, kuko iyo batwitse yari ibyatsi, yari za nzu za kera z'ibigonyi z'ibyatsi. Noneho iwacu bongera kubaka muri 73 rero nibwo bongeye gusenya amazu. Ndetse icyo gihe data we mu gihe twari twahunze, we yafashe intebe yicara mu muryango aravuga ati iyi nzu yanjye bayintsindemo, ati kuko ndakuze ntabwo nzongera kubaka bushyashya, niba bagomba kongera kunsenyera baze bayintsindemo. Ntabwo icyo gihe bayisenye yose, ariko barazaga bagakuramo urugi, bagakuramo idirishya, mbese kandi bumvaga babifitiye ububasha. Ukiri umwana muto cyane ugakura ubibona, hari icyo byahinduye mu mitekerereze yawe? Mu mitekerereze yanjye byahinduye ibintu byinshi. Numvaga hakwiye kuzabaho ubuyobozi bureba abantu bose kimwe. Urumva rero RPF itangiye kurwana, ishaka icyambere abari bayigize n'abari bari hanze, ariko bagashaka nuko abanyarwanda bari mu gihugu babohoka, baba bazima, bakabaho mu gihugu bose bisanzuye, nta kuvuga ngo igihugu ni icy'umuhutu, ngo igihugu ni icya runaka, icy'abakomoka aha n'aha. Ibyo bintu rero batangiye kubivuga, natwe twaravuze tuti ese burya bya bindi birashoboka. Ni nacyo gituma rwose na parti liberale kuva ikivuka muri 91 yakoranye na FPR. Icyo gihe we ukura wumvaga uri umunyarwanda nk'abandi bite n'iyo ngengabitekerezo yari iri hano mu Rwanda? Numvaga hari ibintu byinshi byagiye bimbaho byambabazaga, nko kugira ngo nko muri 73 banyirukane mu ishuri ndi uwa mbere, ndetse ngerageze kusubirayo n'umubikira w'umuzungu akampahahana ati nta soni uratinyutse uragarutse, ati ntabwo ishuri riri bukwakire kuko hari umututsi deje umwe wagarutse arahagije. Niko umubikira yambwiye. Kandi batanze itangazo ngo abanyeshuri birukanywe mu mashuri bakiri mu miryango yabo bashobora kujya mu bigo bigagamo bakabakira. Ariko nagiyeyo, abo babikira b'inyamasheke bitwa abapenitante n'ubundi baracyariho, uretse ko uwo wari directrice yapfuye, kandi yapfuye yarasaze. Ntekereza ko yashajijwe n'ibyo yakoraga. Ibyo rero byambagaho, ibyo bintu byo kunsubiza inyuma, byo kumbwira ngo nta zone uratinyuka. Ndangije doctorandi muganga, ndimo ndasaba akazi, ndifuza kuza gukora i Kigali, niho abantu b'abaganga bose babaga bifuza, kuko iyo wakoraga aha muri CHK wabaga ushobora no kubona buruse, ukaba wajya kwispecializa, ukajya mbese mu mahugurwa anyuranye y'ubuganga, ubuganga bwawe bukagenda butera imbere. Ariko wabivuga wowe bakabuseka, ahubwo ngo ngo ni mu ndeberera, ngo uyu muntu uriho bisaba ngo murebe, kuko hose no mu madokima yose habaga harimo ubwoko.
icyo gihe rero ukemera nyine ukemera ukavuga uti nta kundi deja ubwo ngize amahirwe nkaba ndaho banyohereje niba banyohereje ku Kibuye niba banyohereje mbese aho bazi ko ari kure n'imihanda mibi yo kuhagera barebaga aho bohereza abo badashaka bitewe n'ubwoko ufite bitewe n'ubwoko bwawe waje kubasha kwiga primaire bwa secondaire uza no kwiga kaminuza mu gihe byabaga bigoye ko uwitwa umututsi muri icyo gihe abasha kwiga cyane ko hari iringaniza wowe nka Nyiramirimo wabishoboye gute navuga ko ari tombora kuko urumva ababyeyi banjye ntibari bazi gusoma no kwandika bari abahinzi borozi b'abakene bagizwe cyane cyane abakene n'ibyo byose byagendaga bibabaho byo kubasenyera byo kubarira amatungo ntacyo rero ababyeyi bashoboraga kumfasha kuko ntabwo bari iby'amashuri rwose ntabyo bari bazi ariko navuga ko ari Imana yanjye yagiye indwanaho kuko rimwe na rimwe utekereza ibintu byagendaga biba ukavuga ariko nk'ibyo byagenze bite kugira ngo nk'ubwo deja ndangize uwa gatandatu kandi batarayemereraga abatutsi ndetse nigana na mukuru wanjye nakurikiraga ari uwa mbere mu ishuri n'abandi batutsi bari bahari agace k'iwacu kari gatuwe n'abatutsi benshi bose ntibatsinde ariko yewe ngatsinda nkajya muri sogonderi noneho muri icyo gihe cy'73 baratwirukanye ngerageje gusubirayo baranyangiye nigumiye iwacu ngiye kubafasha ibyo guhinga ariko umunsi umwe padiri akambona ndi mu kiliziya akampamagara ati uca iwanjye misa nirangira ati kuki utakiga harya byagenze bite nkamubwira ariko padiri sinabikubwiye kera bakitwirukana mu kwezi kwa gatatu batwirukanye mu kwa kabiri kurangira ariko mu kwa gatatu nibwo nashoboye kugera mu rugo mbibwira na padiri ko banyirukanye birukanye abatutsi bose biramubabaza ati umwana ubu wa mbere koko ababikira se bavuze iki yari umuzungu nawe ndamubwira ni kandi aribo badutungaga agatoki ngo ni kubite n'uyu nimutware n'uyu ntababikira n'abantu babi noneho bibaho umunsi umwe rero padiri arampamagara arambwira ati ariko waretse yenda ubwo wasubiye Nyamasheke bakakwangira nkakujyana hariya irwaza ko hari ababikira tuhaziranye nabo b'Ababirigi ndamubwira ni rwose waba ugize neza arangije imirimo ye ankubita mu modoka turenze ku Nyundo atari ko kutambwiye ngo tujye gusuhuza Marie Jeanne Nopen directrice wo ku Nyundo aho nari narize troncome ati ntumukumbuye nindamukumbuye cyane natinye kubikubwira ati reka dusubireyo tusubiyeyo Marie Jeanne ankubise amaso hari mu kwa 11 twarirukanywe mu kwa kabiri urumva bari baratangiye undi mwaka abandi twasizemo bararangije barongera batangira undi mwaka ubwo bari mu gihembwe cya mbere ahubwo bari muri reviziyo batangiye kwitegura ibizami byo kugira ngo bazajye mu kiruhuko cya Noheli noneho Marie Jeanne mbonye atese ntabwo uri ku ishuri nireka da nta shuri yewe nigeze nongera kubona ati vuba vuba none ajya muri biwandori baraguha uniforme noneho ujye mu ishuri njya mu ishuri sinafashe na note kuko zari nyinshi sinari kubishobora natiraga mugenzi wanjye nawe wari waragarutse amakayi yitwaga Benadeta nako yitwa Benadeta aracyariho ari Urayi Benadeta ntiza amakaye yari inshuti yanjye twariganye troncome muri bizami mbuwa mbere urumva je nari nameze nk'udubuye kuko ubwo nasubiyemo mu wa gatanu wa école scientifique yitwaga école scientifique do Nyundo ngewe nari muri normal moyenne naho twigaga ibintu byenda gusa uretse ko imyaka 2 ya nyuma abo muri normal bigaga kwigisha ubwo bari bakiri mu bya science cyane cyane ku buryo nahageze rero ngahita rwose mbuwa mbere ndetse abakobwa barandakarira cyane bagira ishyari bati mucyanyaje kudukura ku mwanya wacu ababaga hambere nuko mpagumani urumva ni nk'Imana yavugiye muri padiri ngo reka dusubire inyuma tujye kureba Marie Jeanne
mbonye ishuri niyo ndetse icyo gihe Kanyarengwe niwe bari barahaye kuyobora ibigo byo ku Nyundo birimo iyo Ecole Notre Dame d'Afrique de Nyundo, hari iyindi ekole y'abafurere yigishaga ibintu by'imyuga ni seminari. Ayo mashuri Kanyarengwe niwe wagombaga kuyakurikirana ngo arebe ko nta batutsi bagarukamo, ku buryo iyo yazaga n'abasirikari directrice yahitaga amubonera mu idirishya akaza agakomanga ku ishuri ryacu, Odette, Bernadette, murarwaye mwiruke, tukagenda mujye muri dortoir tukaryama tukiyorosa. Nuko Marijana akakira abasirikari bayobowe na Kanyarengwe akabavugisha neza, kabereka ko amashuri rwose agenda neza yatangiye, uretse abana bakeya barwaye abandi bameze neza, kuko babonaga nk'intebe ziriho ubusa kandi twari kuba twicaye hagati y'abandi. Nuko yabamara kugenda akaza kutubwira ati musubire mu ishuri. Mbese urumva twize ku kintu cyo kuduhisha. Ubwa mbere nko muri icyo gihembwe baduhaye yego bulletin ariko ntibadushyire kuri liste y'abandi, kereka nyuma amahoro amaze kugaruka neza na ba Kanyarengwe barasubiye mu mirimo yabo isanzwe batakiri mu buyobozi bw'ibyo bigo by'amashuri, nibwo badushyize kuri liste tugiye kwimuka tujya muri 6e ariyo dernière année ya scientifique. Uza gutsinda? Ubwo twakoze ibizami byo kurangiza, byari ibizami bya leta, ngira rwose amanota ya mbere ndatsinda, kuko Marijane yagiye kuyareba ariko ntibampa buruse. Batampaye buruse nabwo Marijane aragenda yasaze ati umwana ubu wa mbere akaba yabuze buruse abandi bose mwazibahaye, ati ibi ni ibiki? Aho bati rwose bati tubabarire buriya ni stencileze yamusimbutse, bati imashini zacu zikora nabi, mbese ibintu bya nyirarureshwa byo kwikirishwa. Ati ngewe ndava aha ari uko mumbwiye ikigo azajya kwigamo kandi agahita agenda. Araza rero asanga ku Nyundo, ndasigaye mutegereje, ahita amatike ati tujya muri universite ariko banze kugwa medicine washakaga, urajya muri agronomy pfa kwemera uyigemo. Ndagenda njya muri agronomy, ariko nabwo ndangije uwa mbere shaka kujya muri medicine, naragiye mbaza abandi bakambwira ko bahindura ibigo, ngerageza guhindura ikigo biranga. Ngiye kureba recteur ati urajya kubibaza i Kigali niho bagushyize muri agronomy. Ndaza mbona secrétaire général muri Mineduc ati siga amazina yawe uzagera ku ishuri nuva mu kiruhuko uzagera kuri universite, izina ibambe faculty yawe twarayiguhinduriye. Mpageze nsanga ahubwo baransibye, nta na hamwe nanditse. Mbese ibyo bintu nabyo byaranshotse cyane, ariko mugenzi wanjye asanze ndaho nihebye, ndafite natiki insubizi iwacu, banyimye naye amafaranga baduhaga ya buruse, banyimye icyumba, nicara imbere y'ibiro bya recteur rwose jewe ndarira ndiheba gusa. Umukobwa witwaga Specioza harahansanga ati se Odette bigenze bite, yari yarize ku Nyundo imbere yanjye. Ndabimubwira ati ngwino tugiye muri faculté de médecine turebe yenda iyo baruwa yaraje aba ariho ihitira. Tugezeyo tubibwira secrétaire général wa faculté, ati rwose ati cyuwoti nta kibazo, atangira rero kumvugisha twatugambo twiza, ati ndakwandika, anshyira mu ishuri. Ninjiramo nkajya njya kwiga amasomo nize mu wa mbere. Abigaga muri medicine nibo bigaga ya statistique, ni statistique gusa ntari narize mu wa mbere. Ubwo najyaga kwigana n'abari mu wa mbere wa premedical, noneho hasigaye nanjye ibindi ngenda mbyigana nabo turi kumwe. Nuko secrétaire général wa faculté Jean Paul abanyanditse atyo, nubwo mu mutwe we yari afite n'ibindi bitekerezo, kuko yaravugaga tuyuwe azanyitura. Nuko ariko nanjye nagiye muhunga
ndinda ndangiza nta kibazo ngize, uretse ko mu kurangiza kubera umujinya yagize yampaye amanota mabi aho yatuyoboraga muri stage, kandi stage ni ikintu ubundi kugira ngo ube utsinze stage ahantu uba ugomba kuba ufite byibura amanota 12, yampaye 10/20, kandi haba harimo credit nyinshi, ariko ndavuga nti ntacyo bintwaye kuko ahandi nari nagize za 16, 18, mbona rwose diplome mbese mbona doktora yanjye, ntabwo nigeze nsibira, mba ndangije niyo. Ariko urumva ko ari ukugenda buri gihe, navuga umva nabifashwagamo n'Imana. Icyo gihe ubwo urumva ugeze muri kaminuza warugize amahirwe atabonwa na buri wese, by'umwihariko mubo mwari muhuje, ntabwo navuga ngo wigeze uhuramo n'ibindi bibazo bitandukanye, ubwo bavuga ngo mwahohoterwaga, ari ikintu wigeze uhuramo nacyo utajya wibagirwa? Nk'uwo secrétaire général wa faculté niwe rwose washakaga kumpohotera. Kuva uwo munsi wa mbere nyine niba duhuye ntabura uko wajya kunkubitaho, ntabura mbese cyangwa yasohoka mu ishuri ati Odeta uranzanira ibitabo. N'igihe wari umukobwa nyine mu ishuri muri medicine, ndetse na classe yari indi imbere nta mukobwa wari urimo, n'abari bandi inyuma nta mukobwa wari urimo, abakobwa twari bake cyane muri medicine icyo gihe. Nuko uwo muganga rero wari umwinterniste watwigishaga muri medicine interne, ari nawe secrétaire général wa faculté, ntabwo yantegeka ngo jyana ibi bitabo mu biro byanjye ntindiganye. Ubwo narabiteruraga nkagenda niruka kugira ngo asange nsohoka, ariko akaba ubwo ashatse kunsunikiramo nkarwana, ntindavuze induru akandekura. Mbese yagiye abigerageza, ariko ntabwo byamukundiye, ni nacyo gituma byamurakaje cyane mu gihe narangizaga, kandi akabura wa mpera anyambura amanota noneho muri stage, kuko ibindi byo nari kurega bikagaragara ko ibizamini nabaga nabitsinze. Nuko ahandi hose mfite distinction, we ami 10/20. Ubanza narabonye amanota ya nyuma muri iyo classe yose. Ubwo byarambabaje kamemu, kuko impamvu byambabaje, iyo utagiraga distinction ntabwo washoboraga kuba professeur muri university. Kandi mu ndoto zanjye cyarimo ko nshobora kuguma mu Butare nkaba professeur muri university, nkazanajya muri specialisation bidatinze. Ubwo rero nagize total ya yose nagize 69.9%. Urumva kubera izo credit zose za medicine interne nagize mo 50% zagabanuye andi manota, bituma ntuzuza 70, ariko ntacyo byantwaye mu buzima. Waje kwiga uba n'umwe mu bagore n'abakobwa medicine ari bake mu Rwanda. Muri icyo gihe rero ubwo urumva navuga ngo wari kwiga urangije primaire, urangije secondaire, ababyeyi bafashe gute icyo kintu cyo kujya kwiga? Wari umukobwa umwe muri bake bagiye kwiga muri kaminuza. Urumva iyo warangizaga scientifique, mu by'ukuri indoto kwari ukwiga kaminuza, ariko ababyeyi bo cyane cyane urumva ababyeyi batanize, kandi navutse ababyeyi banjye bakuze, navutse ndi umwana wa 17. Urumva rwose nka data agiye muza ari umusaza kuva ndi umwana. Data rero icyo gihe yarambwiye yishimye cyane, mwana wanjye harya watsindiye diplome ya mbere. Ntibashoboye no kuza bohereje mukuru wanjye nakurikiraga, niwe waje muri ibyo birori bya diplome. Ati watsindiye diplome ya mbere, ni rwose nayitsindiye. Ati burero ugiye kuba mwarimu ntoya, jewe nizeye yuko bazampa buruse nkajya kwiga muri university. Ati mwana wanjye se urajya muri iyo university, urajya urigira iki ko utazigera uba ministre, ngo urajya kuba nka Madalena Yinkamiye? Madalena Yinkamiye niwe mugore wari warabaye ministre wenyine mu Rwanda, nawe ntiyanatinzeho muri za 65.
yari yarabaye minisitiri amaraho nk'umwaka umwe tukabayeho igihe gitoya cyane. Bajyaga babiteramo igiparu ngo bahise bamuvanamo ngo bari mu nama ya guverinoma ngo yaravuze ngo n'ihene n'izisore ngo koko ngo abagore n'abagore mbese urumva baramusebyaga kuko bumvaga umugore ataba umuyobozi. Na data rero arambwira ati mwana wanjye ko uwo mwanya utazigera ubona. Ndamubwira nti ariko papa hari ubwo n'Imana ishobora kuzatugoboka ibintu bigahinduka ntiburiya wazabona mbaye madarena y'inkamiye. Naje kubaho uza kuba minisitiri muri uru Rwanda ushinzwe imibereho myiza y'abaturage nk'ibya madarena. Ababyeyi babonye winjiye muri kaminuza ntabwo bahangayitse ntibavuze bati umukobwa wacu se none mu by'ukuri ntagiye kugwa mu mashuri? Ntabwo bahangayitse, bari bafite abandi bana kandi nanjye urumva n'ukuntu nari narabyirutse naza no mu kiruhuko ngafasha ababyeyi ngakora imirimo nshoboye gukora yose, ari gutera imboga, ari kwiga gukora ibintu bya sositomate ngasubira ku ishuri buri gihe n'abakoreye isosi napfundikiriye mu macupa. Mbese hari ibintu byinshi najyaga nkora. Ngeze no muri universite rero baduhaye iriya buruse nubwo yari amafaranga make ariko narasaguraga. Ababyeyi bari bafite iyo nzu bari bariyubakiye muri za 68 9 kuko ndibuka ko turi mu wa gatandatu twatundaga biriya bitafari bya rukarakara bayubaka. Ubwo rero nagiye muri sogonderi inzu imaze kuzura, ariko ndi muri universite naravuze nti tubona abashyitsi bakagomba kurara muri salo, reka nubake akazu mu gikari kacu tuzajya turaramo kugira ngo icyumba yenda twararagamo, twari abakobwa benshi twararanaga, icyumba twararagamo ni tugira abashyitsi batugendereye bajye babona aho barara cyangwa se barare muri iyo nzu yindi. Ariko nk'ako kazu ko mu gikari k'ibyumba 2 narakubatse ngihabwa buruse. Ariko nanacuruzaga jewe kubera ibintu byo kwanga ubukene no guhora mburwanya. Najyaga gusubira muri universite ngaca kuri Goma nkagura udupira nkareba ikintu mbese iruhande abanyeshuri bakeneye, nuko nibura nkagikuba 2 cyangwa 3 nkagurisha ku buryo nabonaga udufaranga. Uza kwinjira muri politike, winjira muri politike muri iyo myaka za 90. Urumva mu Rwanda ntabwo byari byoroshye, kwiga kwandika byari byoroshye, kubaho by'umweko ntabwo byari byoroshye nk'umugore, ariko none nk'umwe mu bantu navuga ngo bahezwaga nk'umututsikazi. Winjira muri politiki icyo gihe wari ufite intego ki? Wumvaga ari cyo ushaka gukemura? Numvaga cyane cyane shaka uruvugiro, shaka aho twavugira ko twese turi abanyarwanda tudakwiye guhezwa. Kuko hari byinshi nta kwinjira mu mizi ngo ngende nkubwira. No mu kazi twagiraga ibibazo, tukagira ibibazo tugahezwa. Umunsi umwe ngiye ku kazi bati uyu munsi ntabwo winjira mu bitaro. Njya kubaza diregiteri ati nabibwiwe n'abo hejuru. Abo hejuru bandeye minisitiri. Ngiye kwa minisitiri ngo ese ngo nabibwiwe n'abo hejuru bahebo muri president ngo ese nakoze iki? Njya kwitaba kwa Nduwayezu wari secrétaire général wa service central de renseignement cyangwa directeur général niko bamwitaga. Ati wowe umunsi murumuna wa Habyarimana apfa warishimye, waravuze ngo byose bizanashira. Kewe muganga ngo kandi ngo waranavuze ngo bafite ibizimu bizabamara. Jewe muganga reka da umva uyu munsi ntacyo bakintwaye, nakubwiza ukuri ntabyo nari navuze, sinanarota ibizimu simbyemera ngo bazamarwa n'ibizimu ngo jewe nkishimira ko umuntu yapfuye. Narize kuvura abantu kugira ngo bakire, umva barampemukiye. Noneho bambuza kwinjira mu bitaro ngo nzabimara, ngo nzabamara cyangwa kuko bavugaga ngo naravuze ngo byose ngo ndashaka kuvuga abahutu. Icyo gihe mara amezi 6 ariko bakagumya bakampemba, nkagumya
nkanajya kwigisha abanyeshuri muri Saint Andre kuko nabibwiye Padiri Kibanguka ari we wari directeur kandi nigishaga amasomo menshi nyigishiriza ku bitaro nigisha abanyeshuri umwuga w'ubuvuzi ariko ku bitaro sinashoboraga kwinjira kuko bari bambujije bibaho umunsi umwe rero ubwo nshakisha uburyo iyo situation nayivamo kuko sinasinziraga nakubeshye nahoranaga rwose naho nyura naho ngenda nkagenda mfite imyenda mu modoka mvuga ngo nibamfunga nibura ngira umwenda mpindura cyangwa ubwo hari nk'umugangakazi witwa Pasikaziya wari ufunze ngo yaravuze ngo yafunze umugore wa perezida ngo yarabivuze ibyo bakabimufungira kandi nta nubwo yapuratikaga niba yarakoraga muri onapo ndumva yarakoraga muri onapo ariko ntabwo ari we wavuraga umugore wa Habyarimana ariko bakamufunga ngo yavuze icyo ubundi bakamufunga ngo yakoze iki kandi ari ibintu wumva ari amaherere urumva guhagarika bari bakeneye abaganga nanjye bari bankeneye ubwo na bagenzi banjye bagiye bagira ibibazo mu kureyaranja ari amazamu ari za consultation ntabwo twari abaganga benshi noneho bakampamagarika ngo navuze ngo biriya bintu bizashira ngo bimazwe n'ibizimu ibintu ntavuga ni ukuri urumva mwari mufite itotezwa rikomeye cyane mwari mufite ubushobozi bwo kuba mwasohoka mukajya hanze y'igihugu mufite amashuri yanyu mufite diplome kuki wahisemo kujya mu ishyaka rya PL mukarwanya ubwo butegetsi butari bwiza ndetse n'ibyo bintu mwakwirwaga bitari byiza aho kugira ngo ujye hanze y'igihugu ikintu rero cyo guhunga cyane cyane muri iriya myaka ubwo urumva FPR yari imaze gutera barashaka ko abanyarwanda bagaruka mu gihugu bivuga ko guhunga ukajya kuba ubuzima bw'impunzi ari ubuzima nabwo bubi urumva twe rero kugira ngo abe ari bwo dufata icyemezo cyo guhunga byaratunaniye ntabwo twigeze twumva twahunga ndetse yenda muri iriya myaka nko muri za 92 iyo twabaga dufite konje twafataga abana tugafata za diplome zacu tukajya nka Tanzania cyangwa ubundi tukajya Kenya tuvuga tuti ibintu nibikomera nibura tube turi hanze ariko nabakuru banjye ubwo bose babaga basigaye ino twabaga dutelefona na buri munsi none bakambwira ariko murikunda kwa Gasasira rwose ubu ni munagaruka mugasanga twese twashize muzabaho muti nariko muzirashaka ko twese tuzashira mbese ugasanga hari icyo kintu bakuru banjye barambwira ati muri ibinyabwoba kubi nimuze FPR izatsinda kandi tuzakibamo mbese ibintu byo kumva duhana icyo kintu cya courage ntabwo rero twumvaga dushaka guhunga ariko kuba Habyarimana yari yemeye amashyaka menshi noneho akavuka n'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu riharanira uburenganzira bwa muntu riharanira ubutabera riharanira gutera imbere numvaga ari ryo shyaka ryonyine umuntu yajyamo nuko rero nagiye muri PL rwose igitangira ndibuka hari witwa Serge Rwamasirabo twari dusanzwe tuziranye twabanye ni Butare twese turi muri universite we yiga muri agronomy nanjye ndi muri medicine araduhamagara abarije witaba ati Odeta muri hehe we na Gasasira ko twababuze ko turimo dushinga ishyaka hano Sherando ndavuga nti turi ku kazi ntabwo dushoboye kuza ariko rwose mutwandike turirimo Gasasira mbimubwiye ariko aravuga ati ishyaka numvise riyobowe na mugenzi inzi w'igisambo ati jewe iryo shyaka ryanyu sindijyamo ahubwo hari ishyaka ry'abentellectuel ryatangiriye Butare ryitwa PSD ngwina bari ryo tujyamo ntereka da PSD iryo jewe sindishaka ndashaka iriharanira kwishyira ukizana riharanira ubutabera mbese turabidiscuta toke ubwo urajya muri ryawe nanjye njye muri ryanjye nuko ajya muri PSD nanjye njya muri PL Jenoside yabaye muri 1994 mu mwaka w'ibihumbi 2000 uza kugirirwa icyizere na leta y'ubumwe winjira muri politike none mu buryo navuga ngo busa naho bugaragara busesuye tubwira icyo gihe
byari imeze gute nyuma y'imyaka 4 navuga ngo bitoroshye mumaze guhura n'ibintu bikomeye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994? urumva twahise dusubira mu kazi k'ubuganga ndetse bwa mbere numvaga ntari bubishobore no kubusubiramo kuko iyo uri muganga uri muganga wa bose ntabwo umuhutu ari bwinjire ngo umusubize inyuma ariko numvaga mfite n'ubwoba ko umuhutu wese twahura yanyica noneho ndibaza ndavuga ntireka nsaba akazi ngewe nge mu buyobozi bwa leta ndagenda njya gusaba akazi wari directeur de cabinet muri mifotora y'icyo gihe arambwira ngo ese urifuza akazi ki twari tunaziranye twahuriraga muri Kenya kuko ibyo ari byo byose twageze aho turahunga muri 1993 igihe inkotanyi ziza zigasubirayo hari Rurindo icyo gihe ku itariki ya 9 nge naragiye Nairobi n'abana umugabo arabanyoherereza tuguma Nairobi dutyo ariko nyuma twaje kugaruka jenoside yadusanze twagarutse muri 1994 mu kwezi kwa mbere tuzi ko ari amahoro hagiye kubaho guverinoma y'ubumwe urumva amasezerano yarusha yarasinywe ibintu biri mu buryo inkotanyi zaraje mu 600 hariya muri CND mbese twumvaga ibintu birimo bijya mu buryo nibwo twagarutse rero mu Rwanda noneho ariko umugabo wanjye we yari yagumya agakora akajya twohereza amafaranga nanjye ariko aho ndi naragumyaga ngakora sinigeze nicara kuko navuraga n'abanyamerika bagumye kujya banyohereza hirya no hino ari Burundi ari Gabon ari nkagenda nkagumya nkaba umuganga wabo ubwo tugarutse rero jenoside dusanze aha tugize amahirwe jye n'umugabo n'abana turarokotse ariko abavandimwe banjye bose barabishe n'inshuti zanjye zose tubwiye ko wavukanaga n'abana 17 wowe wari wa 17 abo bose muri jenoside baje kwicwa umuntu utari yishwe uretse jye n'ubu wari impunzi umwe abandi barishwe icyo gihe ubu nawe yarapfuye ubu muri abo uko twari 18 n'igisigaye nyuma ya jenoside rero winjyana muri ivyo cyane ntabwo biba byoroshye nyuma ya jenoside ngiye gusaba ku kazi uwo mugabo mpasanze Gahima sinirwa namuca amarenga arambwiye ngo ubwo rero n'agasuzuguro kenshi ngo ubwo uzapiganwa ese wowe ko wicaye urapiganwe nande ngo it's different ngo jewe si kimwe ngo ariko niba ushaka ku kazi ko kuba directrice generale wa UNAPO ko kuba directrice nubwo namubwiye ibyo numva nakora kuko numvaga ndashaka kamemu gufata akazi k'ubugererwa nuko ati ubwo ushaka ku kazi rero k'ubuyobozi buzapiganwa wese kuri umuyobozi aha ubu warapiganwe jewe it's different ako kantu karankorogoshoye ndavuga it's different uyu nawe aje kwitwara nk'abo kwa Habyarimana akumva hari umuntu ufite uburenganzira kurusha undi nkumva nanjye muri icyo gihe mfite uburenganzira nuko noneho nahise dayeri urwandiko nayo najyanye ndujugunya aho muri puberi nubwo ngiye nsubiye ku kazi nta kazi nzongera kuza kubasaba ndagenda nsubira ku kazi ndetse umugabo wanjye aranseka we yari ntiyigeze na kwahagarika kuvura n'igihe twari twavuye muri Mirikorine twahunze turi Kabuga yahise agera ashinga ivuriro na nyuma FPR ifashe igihugu yahise asubira mu ivuriro ryacu hariya bita kwa Gasasira noneho we aranseka cyane ati ubundi sinari nakubujije wajyaga kwaka kandi kazi ntuse nzavura neza nkumva kuko uzi ko kugira ngo uvure umuntu yinjira muri biro ugakinga muri babiri gusa numvaga rero mfite ikintu cy'ubwoba ariko icyo kintu Gahima yambwiye banza cyaramazemo ubwoba kuko nagiye ndetse muri iyo minsi ya mbere
hagiye haza no kwivuza n'abahutukazi benshi twari twariganye, akaza arira Todeta ati byaranshimishije ko warokotse, none namenye ko uri muvurira hano, dore ndwaye ntya, kandi umugabo wanjye ni umusirikari ari muri Kongo, urumva barimo baradutera. Yashize igihe gito cyane, amezi make cyane jenoside ibaye, bari bamaze kukwicira umuryango wawe wose, abantu 17 mwavukanaga, nta n'umwe usigaye, ukabona nk'umuntu wita umuhutu yinjiye muri consultation uri wenyine ku nshuro ya mbere, wumvaga bimeze bite? Ndibuka nk'umudamu rwose witwa Madeleine yaraje yarembye afite ikibazo rwose, yambwira uburyo yarwaye n'uburyo yagarutse, n'uburyo umugabo we wakiri mu ntambara, tubari mu mashyamba ya Kongo. Jewe nta faranga na rimwe mfite, ariko navuze ngo ninkubona ndabizi uramvura. Naramuvuye ndamubwire se kugomba iyi miti kandi kabigura icyati, n'ukuri nakubwiye ko nta faranga afite. Namukubise mu modoka yanjye, ndagenda njya kuri Kifaruma njya kugura imiti, imiti ndayimuha, ndamupfunyikira, aragenda. Ntabwo nta nubwo numvise hari ikintu nkoze kidasanzwe, kuko twabikoreraga abantu benshi muri icyo gihe cya nyuma ya jenoside, ari abapfakazi, ari imfubyi, urebye ntabwo twakoreraga amafaranga, uyafite yarishyuraga ariko utayafite ntiyishyuraga. Ugize gutya mu mwaka w'ibihumbi 2000 uza guhamagarwa, hamagawe ute? Wari utangiye kwitubwira uburyo byagenze bwa mbere ntibyakunda, 2000 rero uza kujya gutyo, uza kugirirwa icyizere, nawe uza kwinjira muri guverinoma y'ubumwe. Baraje rwose bansanga mu rugo, perezida w'ishyaka ryanjye Pio Mugabo ari kumwe n'undi umuherekeje, baraza bati Odeta rwose turabizi ukuntu umwuga wawe w'ubuganga, ndetse wanze kuba depite muri 98, ngo ntiwasiga abarwayi bawe, ariko uranga no kuba minisitiri. Ndamukanurira nti jewe urashaka, ati turagira ngo dutange izina ryawe nubyemera. Ndetse n'umugabo wanjye ahita avuga ngo umugore wanjye rwose si umunyapolitike, ibyo bintu nta birimo. Nuko noneho ndavuga nti reka nze kubitekerezaho, tugisha inama n'inshuti zacu, bati rwose Odeta ntabwo hazabura abavura abo barwayi bawe. Nuko ariko nanjye nkabitekereza, nkavuga numva kuba bashobora kungirira icyizere, kuko nubwo barambwiraga bati ibyo ari byo byose ntabwo tubikwijeje 100%, ariko turagira ngo dutange amazina yawe, kuko icyo gihe buri shyaka ryaporopozaga abantu. Noneho ndetse na n'ubu ntekereza ko ariko bikigenda. Noneho maze rero kubyumvikanaho n'umugabo abyemeye, yemeye gusigara avura wenyine. Twari dufite n'abana benshi b'imfubyi, tukavuga tutese, ariko nubwo nkabaza abo bagenzi banjye baje kumbwira, ntese ubu nzakurayo minerivare y'aba bana bose mureba, bati nta minisitiri ubura minerivare. Nyamara narayibuze, abana bamwe nk'abavana mu mashuri ahenze, ariko ntabwo numvaga ari ibintu bimbabaje, kuko naravugaga nti aho biga hose baziga, nanjye aho nizemo ntiyari ikirenga, ariko niba abantu bambwiye ko nabafasha nkajya mu mirimo ya leta, rwose nanjye ndemera nyijyamo. Byaranshimishije rero cyane kugirirwa icyo cyizere, cyane ngacana kagahigo nkaba Madeleine y'inkamiye. Ugize gutyo wa mugani Madeleine y'inkamiye, uba wa mu ministre umwe rukumbi wari uhari kubwa kera aho ngaho. Tubwire rero ku nshuro ya mbere ubwo uhura na perezida Bizimungu 2000, ndumva ari we wari uriho, byahimeze gute icyo gihe, wakiriwe gute? Mpura na perezida Bizimungu byabaye ibintu kuri jye byabaye nka shock mpe, kuko icya mbere twari twahamagawe turi benshi, duhurira ahantu muri salo batwakiriyemo, bahurira na ba Makuba, ba Nkusi, Dr Nkusi Nyakwigendera, hari benshi bajyaga muri universite, hari bambe bajyaga muri guverinoma, nanjye ngo muri universite. Icyo gihe Nkusi yigishaga muri universite, ariko bari bamuhamagaye, ndetse aranyongorera kuko yari umuperi nawe, atese wabuze icyo baduhamagariye.
ndatekereza ko bagiye kutugira abaminisitiri we nta wari bamuriye akara araseka ati ariko deta ubwo ntiwasaze uraba ureba noneho na ba Makuba turicaranye Makuba we nawe agomba kuba hari uwari bimubwiye yasaga naho azi ikimuzanye rwose yanabyambariye nanjye ariko nari nge kuko bampamagaye nari nagiye no mu isoko hariya kuri Yenzi nari niyambariye bisanzwe nk'uko nambaye noneho mpamagara muramukazi wanjye ngiye guhita njyayo we ahubwo ngwino ufata abantu bo bansigaraniye nari mu rugo jyenyine n'umugabo ari ku kazi noneho Mera arambwira ati ese wambaye ni hari ikibazo sinzi icyo bari bumbwira ati yawe ati banza ujye kwambara ati reka nze ahubwo ngufashe no guhitamo imyenda wambara nanjye ubwo nari nabyambariye nambaye ijipo n'ikoti kuko ntabwo nari mbizi ko ari ibintu umuntu aba agomba kuba yambaye sipesiyari akenshi nkunda kwambara neza numvaga ibyo nambaye bigomba kuba ntabwo niyo ndi mu rugo akenshi buri gihe mba nambaye uko nkwiye kuba nambaye urumva iyo uri muganga n'ubundi babaga baguhamagara ari uguhamagara ageze Faisal ari uguhamagara ageze CHK waramukurikiranye ukiruka ukagenda ukomeze kuri jye rero kujya ku kazi byose numvaga ari akazi numvaga ari kimwe nta nubwo narizi ko ngiye kuba umuntu ukomeye noneho numvaga ari akazi ndetse k'abakene kuko nabajije nk'abo bari babirimo se muhembwa ngahe batayoyo ntayo uzihangana nuko ndavuga n'ibyo ari byo byose ngomba kwitanga bakibikubwira umushahara wahembwaga by'umweko mu ivuriro ryanyu n'umushahara wo kuba minisitiri wari hejuru wari uwuhe kuba minisitiri nayakoreraga umunsi umwe nibura ntanyujije ntakoze za ekogarafi ntabwo nashoboraga gutaha jyewe ubwanjye ndakoreye hagati y'ibihumbi 120 n'150 kandi icyo gihe abaminisitiri bahembwaga ibihumbi 80 icyo gihe njyamo oya rwose ntabwo sinumvaga ari amafaranga ngiye gukorera cyangwa oya twahoraga urumva buriya iyo wabaye muri icyo gihugu kimeze gityo hanyuma ukabona urokotse na jenoside ntabwo ikintu cyo gukorera amafaranga ari cyo cyaza mbere naravugaga mbonye aho ntangira ibitekerezo kuko icyo gihe urumva ni mu myaka na za gacaca zari zitangiye kuvugwa abacitse ku icumu turi muri ibuka tumaze gushinga ibuka turakora inama hirya no hino tanto mu rugo rwa kanaka tanto hari iwacu ku Kabusunzu tanto hehe turavuga ibitubabaje ibyo leta yari ikwiye kudukorera mbese hari byinshi twavugaga noneho none ngize amahirwe yo kujya muri guverinoma ngo ngiraho mbivugira ngo nakwitesha ayo mahirwe ntabwo rwose nagize kamemu nagize amahirwe nkimara kugeramo bazamuye n'imishahara nubwo nabwo ntawe yari ihuriye nayo nari gukorera mu ivuriro ariko twabigiyemo inama rwose n'umugabo turabyemera ntabwo ubu se ko twabayeho icyo gihe cyose twihishahisha dukorera ubusa ntitwabayeho ngeze mu rugwiro banyiritse aho hantu noneho hakajya hagenda umwe ubwo rero muri biro ya perezida we yari yicaranye na uwari kuba premier minisitiri Makuza Bernard perezida yicaye nkaha Makuza mwicaye iruhande ariko asa n'uwigiye inyuma noneho wowe ukagenda ukicara imbere ya perezida imbere yabo bombi noneho ndagenda ndabasuhuza muraho nyakubahwa perezida uraho asubiza gutyo none se nawe ni wowe uje kudufasha ni yego nyakubahwa perezida mwampamagaye ariko wowe ndakuzi nturi umugore w'agasasira ni kuki atari uje ni kuki atari we mwahamagaye mbese nanjye ntangira ahubwo kuburana kuko nanjye ubwo ahubwo icyo gihe abimbwiye nanjye nibajije impamvu nje mbese kuki atari we mwahamagaye se
ariko umenya wari wibagiwe ko ari perezida uri kubwira. ntabwo nari imenyereye rwose guhura na perezida, nibwo bwa mbere uretse kinani nandikiye nisobanura bampagaritse ku kazi mvuga rwose ko bambeshyeye nawe ntabwo nari narigeze muvugisha, nibwo bwa mbere rero nari muhuye n'umuntu witwa perezida, ariko nkumva ko kuba perezida uri mu perezida rwose wubahwa yego, ariko ari akazi ngewe numvaga mvuye mu kazi kamwe ngiye mu kandi, ntabwo nigeze numva ari ibintu bidasanzwe. noneho ati ngaho icara, ndicara ngo naho rero ngo ubwo ugiye kuba minisitiri rero, ubwo ni mu bimpa ndabawe ngo uzasobanura iki, ngo abadepite nibaguhamagara ngo bakakubaza ngo icyo wakojeje ngo amafaranga y'abaturage, abadepite nibampamagara, urumva n'izo procedure ngewe sinzizi, abadepite nibampamagara bakambaza icyo nakojeje amafaranga y'abaturage, ati ntizakibabwira, nzababwira icyo nayakojeje, ibyo ari byo byose nzayakoresha icyo azaba agomba gukora, ndumva bitazananira gusobanura icyo amafaranga yakoze. ngo hey, ngo ni akazi kawe, ngo niba ubyemeye ngo ngaho genda ngo ujye kwicara ngo aho inama y'abaminisitiri bera, ngo ndaje mu kanya. Kuki se yaguteraga ubwoba? Simbizi, yenda niko yavugaga, nibwo bwa mbere nari muvugishije, sinari nzi karagiteri ye, ariko muri iyo minsi yararakaye kuko bukeye nibwo bagiye kuturahiza. Noneho muri uko kuturahiza amagambo yavuze, uzashaka iyo disikuru uzumirwa, uzamenya mudu yari arimo uwo munsi, kuko nabwo yavuze amagambo mabi cyane anarakaye pe, ku buryo rwose nanatitiraga nibaza niba ibintu ninjiyemo ni ibiki. ubwo rero tugeze aho mu nama y'abaminisitiri n'abandi bose bamaze kugenda bababaza batikinga uhageze, tugezemo twicaye nibwo yaje atangira gusobanura ko hagiye kuba romanima, kubwo twebwe turi abaminisitiri bashya tuzarahira ejo ko nta kundi ubwo twabyemeye tugiye kubabo. noneho ariko jyewe bakaba bambwiye ko ndi ngo naho rero ubwo ugiye kuba umunyamabanga, warya agiye kuba iki. noneho makuzana barareba muri kantu kameze nka broshire yari afite, atazaba umunyamabanga wa leta y'imibereho myiza y'abaturage. noneho nyubirwa ibyo ari byo, sinari nzi umunyamabanga wa leta, numvaga minisitiri, sinari nzi ibindi. noneho ngeze rero muri iyo nama badusobanurira ibigiye kuba, nuko tuzajya kurahira mu nteko ishinga amategeko, ko tuzaba tuhageze isaha iyi n'iyi. noneho ndavuga ariko jyewe sinabyumvise, ntera urutoki ngo mwese murabyumvise, niko yavugaga asa n'uvugira hejuru. ntera urutoki, nyakubahwa perezida, jyewe ntabwo nabyumvise, ntabwo namenye akazi nzakora, mwambwiye ngo uzaba umunyamabanga wa leta, kandi narebye muri aka kabroshire mwaduhaye ntabwo nabonyemo akazi kanjye. ngo ntabwo uzi gusoma cyangwa ngo ngaho reba ngo urupapuro rwa 13 harimo minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage. icyo gihe rero nibwo minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage yari yimuriwe muri Minaroke ngo ibe ubunyamabanga bwa leta. ngo nibyo none se hazaba hari minisitiri, hari nanjye, ngo minisitiri n'uwa Minaroke ngo uzaba ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ngo kandi biraho byose nibyo uzakora, ngo ntabwo we bizaba bimureba. noneho ndabyumvise. ubwo rero bukeye jyewe saa moya nari ngeze ku ivuriro, nagiye kuvura abo nahaye randevu. wibagiye ko ugomba kurahira se? nari mbizi twagombaga kurahira saa 8, kandi nahaye abantu randevu, nose nari kubareka. nazindukiye rero kwa muganga, ndagenda ndavura bisanzwe. noneho batangira kutuvuga mu maradiyo, bati ni minisitiri mushya w'iki, umuntu wese akinjira. none se ntabwo ari we bavuga, ni jyewe, ariko nkajya ndeba isaha,
ubu ndava hasi saa sita ngende njye vuba vuba nihindure ngende njye mu nteko ishinga amategeko ni hariya ni hafi nuko noneho ubwo kandi nari nuye hano i Remera mu Gihogere hafi ya stade hari hafi rero no kugenda n'amaguru numvaga nagenda n'amaguru nuko inyuma rero hari mugenzi wanjye w'inshuti yanjye buri gihe rwose nzahora mushimira kuntu yaje ati yarampamagaye nditaba atodeta uriye ndi ku ivuriro ati buse imyenda wambara wayiteguye mfite imishanana nta kibazo niyo ndi bwambare atoye ugomba kwambara imyenda mishya ati nireka da ntabwo ibyo ngibyo mbirimo urumva nari nzi ko nge n'ahantu hatari amafaranga sinaye kujya gusesagura mfite abana bageze muri 10 na bangahe nishyurira ibintu byose noneho Anne-Marie rero araza avuga ati ngwino ati ndakugurira ati uyu mukuru wawe Venansia w'inshuti yanjye haba ati si uba yagiye kukugurira imyenda ati we niwamujyanaga ukajya kuyimugurira yarahiye ati unige mukuru wawe uhari anjyana rero kungurira imyenda atyo naramperekeza mu nteko ishinga amategeko kurahira n'umugabo wanjye akaza bagahagaritse ndahirana ariko nkubitana na Gahima yari yarabaye procureur nyinjira hari Gahima wa wundi wakubwiye ngo ndajya gupigana noneho arambwira ngo noneho ndamusuhuza ko twagiye kwicara imbere kandi procureur nawe yabaga yicaye hafi aho ngaho ndamusuhuza mbere yo kujya kwicara ba president bataraza noneho ngo noneho uraje se ndaje ntariko sinapigana ngashyiramo ntabwo napiganwe nuko nanjye numva ndamushubije noneho ibyo ari byo byose urumva ninjiye muri politike niyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo urumva wari umwaka navuga ngo udasanzwe kuri wowe n'ibiro byari bidasanzwe kuri wowe urumva wari umaze kugira ku kintu gikomeye cyane ujye kwa ministre wari wanashatse no gukora niyo mirimo mbere ntibyagukundira amarangamutima ya muri uwo munsi wari umaze gute uri kurahira cyangwa unamaze kurahira nibwo namenye ko FPR yatsinze nukuri nibwo navuze ni igihugu kirahindutse nanjye wakuze nihishahisha tubarara mu bihuru mvuga ngo naho nakwiga nkirukanwa uyu munsi kandi ntazira amanota nkabura cyangwa bakampagarika ku kazi cyangwa nanjye uyu munsi ndi mu bayobozi b'u Rwanda mbaye Madarina y'inkamiye icyo kintu numvise hari ikintu hari aho binkoze ndavuga numva niyo napfa nejo ariko menye ko u Rwanda rwabaye u Rwanda rw'abanyarwanda muri icyo gihe wari winjiye muri guverinoma wari ufite mukuru wawe witwaga Venansi wari umudepite aza kwicwa muri jenoside ntabwo byakuzaniye amarangamutima wenda atari meza kwibuka ko hari mukuru wawe wari umeze gutyo n'uwo mugoroba tugeze imuhira kuko ubwo Anne-Marie n'abandi baperi baragiye batangira gutegura iby'umunsi mukuru ugeze sinari nzi ko iyo abantu barahiye ubwo nari nzi ko nimva kurahira subira ku kazi byabaye ngombwa yuko dutelefona abakozi bakabwira abarwayi bari bantegereje ngo bigendere ubwo nashatse Dr Nyirinkwaya na Dr Marara kugira ngo mboherezeho abarwayi banjye sinaba ngisubiye kuvura ntabwo nari nzi ko iyo abantu bavuye kurahira abantu babaherekeza imuhira bakajya kwiyakira no kwishima ubwo byateguwe n'abo bandi bose rwose ngewe ntabiri nari nzi ko yego binshimishije mu mutima ariko sinari nzi ko iyo umuntu yishimye agomba kubikorera umunsi mukuru cyangwa nta wari warigeze amamagara ngo tujye muri iyo minsi mikuru kuko abari barabaye ba ministre mbere yacu bari inshuti zacu nka bapiyo babaye ba ministre nabo nta kintu bagira batagira n'amazu muri ya guverinoma ya mbere yagiye itariki 19 z'ukwa 7 94
abo rero nabo nta minsi mikuru twakoze, ahubwo nyuma twajyaga kubareba, ubuse umeze ute, ubuse uri minisitiri, ati nanjye urandeba, ati ndiwe nyine, ati ngubu ibintu byarahindutse. Mbese tukavugana bene ayo magambo, kuko twese twari twarabayeho ubwo buzima bwo kumva nta burenganzira ufite mu gihugu. Uwo munsi rero nibwo nafashe ijambo nyine mbwira abari bahari uko meze, uko numva bimeze. N'ijambo ryageze hagati rirananira, koko ngira ikiniga cyane cyane cyane, atari no gutekereza ko n'uwo mukuru wanjye atahari wenyine, ariko ko bose nta n'umwe uhari, ko batahari, ko nubwo narahiye, nubwo nabaye Madalena y'inkamiye, nubwo icyo gihe narabibabwiye, ariko nta n'umwe nibura uhari ngo bimubwire. Mwibutse nturibuka papa mbwira atya, ariko nibura mwe murabimenye. Icyo gihe ibyishimo ntabwo byabayemo, ikintu kitari cyiza. Urumva papa yarakubwiye ngo mwana wanjye se uzaba Madalena ay'inkamiye wa minisitiri, ugeze none cya gihe cyo kumuba atagihari. Uhari nta bavandimwe bahari. Navuga ko byari mu mutima byo kuvuga ngo burya u Rwanda rwahindutse, ubwo nanjye uteta umwana wa kanaka wabayeho ubu buzima bumeze butya, nanjye mbaye minisitiri, n'uriya ndetse akaba yarabaye we, n'undi akaba yarabaye we, abari impunzi bakaba bari mu buyobozi. U Rwanda ni rushya. Mbese nabigiyemo mfite icyo kintu cyo kwishimira ko u Rwanda rubaye rushya, nubwo abanjye benshi bashize, ariko hari n'abandi benshi batashye. Kuba minisitiri wari umuganga ukomeye muri iki gihugu, abantu benshi cyane bakunda akazi kawe uko byagenda kose, bitewe n'uburyo wavuraga abantu ukabafasha. Uza kuba minisitiri mu mwaka w'ibihumbi 2000, icyo gihe wihangana nkubaza kino kibazo, wumva ari iki wari kwereka ababyeyi bawe, abavandimwe bawe, iyo baba bahari? Iyo baba bahari, ikintu nari kubabwira ko u Rwanda rwahindutse. Nicyo cyane nari kubabwira, nkababwira ko noneho natwe dufite icyizere cy'uko n'abana bacu bazabona amashuri, bazabona imirimo, batazongera kubundabunda, ko igihugu cyahindutse. Kuba nanjye ngeze mu buyobozi tutari twarigeze dutekereza ko hari umututsi wagera kuri urwo rwego, kuko n'abatutsi bashyiragamo bameze, navuga nk'agakingirizo, nk'uwo mukuru wanjye bari bagize depite, cyangwa nk'uwo bashyiraga muri guverinoma, yabaga ari nk'uwo kwereka abazungu bati nimureba ko batubeshyira ngo nta mututsi uba mu buyobozi, si nguyu. Yabaga ari nk'uwo kwerekana adashobora no gukora uko yari akwiye kuba yakora. Numva rero aricyo cyane cyari kunshimisha, mbibwira abavandimwe, mbibwira ababyeyi, kandi nkabaha icyizere. Kandi ibyo niko n'ubundi nagiye mbibwira n'abandi b'inshuti zanjye, n'abandi twagiye dukora nabo, twamenyanye kuva tukiri abana. Twese twaharaniye ko ari imiryango yacu, ko ari umuntu wese wacitse ku icumu, cyangwa n'umuntu wese w'umunyarwanda ashobora kwivanayo agatera imbere. Numva rero ari ikintu, kuko nka mbere twasabaga n'ikibanza bakakitwima. Kubura n'ikibanza mu Rwanda, ureba uko u Rwanda rungana, ariko twari twarasabye ikibanza twarakibuze, tudashobora no kubaka inzu. Uyu munsi warokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse inakugiraho n'ingaruka zikomeye cyane bitewe n'uburyo wabuze abawe. Hakaba hari umuntu navuga ngo uyu munsi uri kureba ikiganiro, warokotse jenoside yakorewe abatutsi, bikaba byaramugizeho ingaruka kuva iyo ngiyo, bikaba byaramunaniye. Nkawe nka honorable Nyiramirimo, navuga ngo wabuze abawe bose, abavandimwe, ababyeyi. Yewe ikintu cyanteye imbaraga cyane nuko nagize amahirwe yo kurokokana n'umugabo wanjye n'abana banjye. Noneho hakaza kurokoka n'abana ba bakuru banjye bamwe. Noneho abo bana bose tukabiyegereza. Urumva cyari
nk'ikizami cyo kugira ngo abo bana mbarere bakure baba abantu. Kuko jenoside irangira ubu itaranarangira tumaze kugera muri zone yari ifitwe na FPR njye narakomeje njya Nairobi n'abana, noneho Kigali imaze gufatwa nahise ngaruka, ariko ndaza nzi ko ubwo narokotse yenda ntari bubure n'umuvandimwe warokotse, inshuti yarokotse, yewe ndashaka ndababura, cyakora nk'ubwo nkamenya ko pyo n'amakuru atabarokotse. Ese bagize ngo sabo hari mu bantu bari inshuti zacu hano i Kigali, abantu b'inshuti zacu nyinshi bari bapfuye, n'urokotse akarokoka wenyine, abana n'umugore bapfuye. Mbese kandi ubwo ingarutse icyo gihe nagarutse itariki 12 z'ukwa karindwi, Kigali yafashwe urumva itariki enye, ariko aha hose hari umunuko, hari imirambo ahantu hose. Noneho nanyura no ku mirambo nkajya kureba uwo namenya, ubwo bahita batangira kuyikubura, bagenda bakubura. Ubwo umugabo wanjye we yari yarahise ahagera mbere nawe, mbese ubona icyo gihe abantu bageraga batangiraga no gusahura amazu arimo intebe, arimo ibintu, twebwe tukabura n'imbaraga. Nsanga aricara hasi ku ibaraza, nta n'intebe, mbese ukabona turihebye. Subira icyo gihe kandi nari nageze Nairobi, abanyamerika bahita bampa akazi muri Peace Corps, ubwo nari nzanye n'amadolari ndayamuha, ndamubwira ni rero jyewe mbaye nsubiyeyo ndumva binaniye no kuguma aha, ahubwo nawe wari ukwiye kuza tukagenda. Ati abantu n'abakomeretse n'abagize bate, ubu nta n'undi muntu uvura, nige reka noneho nsubireyo ndebe ko nashyira abana muri boarding noneho ngaruke. Ariko ngezeyo abanyamerika barambwira batari ko hari habonetse akazi muri Zambia, twashobora kukoherezayo. Mutumaho ni ngwino tujye muri Zambia. Bampaye akazi kandi ndumva ntari bushobore kuba mu Rwanda. Ati ubu hari akana kanamenye ko kara, akana kanamenye ko kariho, none uragenda se abo bana ninde wundi uzabareba ko nta mwene nyoko usigaye? Abimbwiye atyo nahise mbwira abo banyamerika ba Peace Corps nti ntaho najya, ndatashye. Ndetse bibanza no kubasiriprona kuko nababwiraga ko ntazasubira mu Rwanda, nuko ndaza dutangira rero gushakisha abo bana. Twagiye no mu nkambi muri Kongo gushakayo umwana wa mukuru wanjye nakurikiraga. Abo bana rero no kubona tubabonye, no kubona ukuntu bari bameze, hari ubwo abandi bahungu 3 bavuye mu nkambi ya Mugunga, abandi bagiye bajyanwa n'ababoyi ababareraga bamaze kwica ababyeyi babo. Noneho mbese numva nta n'ikindi gitekerezo kwari ugushikama ngakora. Nagize amahirwe rero, abana bose barakuze, bose barize, rwose ubu bameze neza. Ntabwo uri mu rwego rwo kugira ngo udatekereza cyane ibyakubayeho, abo wabuze, ntabwo byabihuriye? Ndabatekereza, ni nacyo gituma nkunda no kubivuga no kubavuga. Nafashe rimwe n'umwanya baranyaregistra kugira ngo mbihereho nandika igitabo, kugira ngo ntazabyibagirwa, ariko nkabivuga. Nkunda no kubibuka, no mu gihe cyo kwibuka nkibuka kanaka nkamuvuga. Mbere yego narabavugaga nkarira, ariko ubu cyane cyane niyo mbibutse hari ubwo mbabara yego nkarira, ariko nkavuga nti ibyo ari byo byose mumenye ko nubwo mwapfuye ko twe turiho, kandi tuzagumya guharanira ko u Rwanda ruzagumya kubaho, abandi ntibazongere kwicwa. Urumva hari imbaraga ufite muri wowe, hari uko byagenze biza kugenda neza uyu munsi uriho,
kandi uratanga urugero kuri benshi cyane biciye muri ibi biganiro mu gitabo cyawe no mu bindi bitandukanye. Umuntu asigaye wenyine udafite umuvandimwe yavukanaga n'abana benshi nk'uko nawe bimeze wavukanaga n'abana benshi, akaba yitwa Nyakamwe. Uwo muntu ujya umubwira iki? Uhuye nawe umubwira iki? Mubwira ko atari wenyine, kuko nkanjye nk'uyu munsi noneho nta nubwo numva ndi Nyakamwe. Hari abana mbereye nyina wabo bakunda kunyandikira utumesaje rwose. Hari nk'uwitwa Claudina niwe ukunda kunyandikira ati nubwo tukwita tante atari ko wibuke ko ubu ngubu ndi Mariya ni nyina, ati nkaba na Robertina nkaba na Kosi, ati ubu ndanjye ndi umuvandimwe wawe. Bakunda rero kuza tukishima mbese nagize amahirwe yo kugira abana beza, bakunda kumpoza. N'undi rero wasigaye ari wenyine ngerageza kumwumvisha ko atari wenyine, ko twese tuhari kandi turi abavandimwe. Mumbabarire dore ni wowe ubinshubijemo. Ntakunda, ariko hari uwavuze ngo ariko ayo marira yabo ntazashira. Yashira atese. Hari benshi cyane navuga ngo mu bakobwa bapfuye muri jenoside bafashwe ku ngufu bagize gute, nk'icyo kintu wenda ntabwo ugize uhura nabyo ngo ujye uhura n'abantu bafashwe ku ngufu muri jenoside baza kukugana by'umwe nk'umuganga cyangwa baza kukugana nk'umuganga, wabyitwaragamo ute noneho ushingiye nawe ko hari byinshi wumvise wanabonye bitari byiza? Barabimbwiye, umva abashoboye kuza kunyivuzaho hafi ya bose barabimbwiye, akambwira uko byagenze, tukicara akabimbwira akarira nanjye nkarira, nkamufata ntikomera, ni ubu ngubu uriho, nubwo bagukoreye ibyo ubu ngiye kukuvura, ushobora no kongera ukabyara cyangwa se ushobora no kuzabyara. Hari n'uwo bangije nda utarabaye agishoboye kubyara, ariko nkamubwira nti ubwo uriho ariko uzadubuta n'umwana, hari utwana dukeneye ababyeyi, ariko uriho kandi ugomba kubaho. Nagiye rwose ngerageza kubagira inama, wumva umuntu wese warokotse jenoside agize amahirwe, abonye n'igihugu noneho kimwumva, kimuvugira, gishaka kumufasha, gishaka kumuvanayo, none agiye kwiheba. Ibyo bintu byarambabazaga cyane, biranshimisha rero nk'uyu munsi iyo mpuye na bamwe cyane cyane nk'abadamu bo muri Avega, buri gihe ibyo bakora byose barantumira, dukunda kuba turi kumwe, ubwo bakambwira bati uribuka cya gihe igihe twari twarihebye, igihe byari bimeze bitya, tukongera tukabisubiramo, ariko tukavuga tutari ko burya kuba uyu munsi tutarigeze dusabiriza cyangwa ngo twiruke ku gasozi tukaba kandi duhagaze neza. Rwose ibi ni ikintu n'abana bubu nugize n'ibindi bibazo aba akwiye gufataho nk'urugero, akavuga ati n'abariya abantu ko babyivanyemo barahuye n'akaga karenze urugero, none jyewe ndababazwa n'akantu gatoya kambayeho. Ni ikintu rero urubyiruko, abantu bakiri bato n'abakuru, ndetse umuntu iyo agize amahirwe akaba afite ubuzima, cyane cyane uyu munsi akwiye kugumya guharanira ko bugenda buba bwiza kurushaho, akagenda atera imbere kandi agafasha n'abandi kugenda bavayo.